umunsi napfuye. Umunsi napfuye bizaba agahinda ku banjye, uwo twasangiye akabisi n'agahiye, kubona ko nzeba bashengura umutima, ngo amatangazo atangira acicikana ku mbuga, kuruta ibyikaraga ku mpinga ya rukara rwa Sarabwayi. Ubwo izo profile zizahinduka, stati ziriho utugambo duteye agahinda n'utuyemoji turira, ndetse n'abo ntazi ko banzi bazabikora, bose ngo nshongore y'umukaka muto utari gito, mudahunga wa ntizintwari ngaragiye, igikuba gicike, inka izaba yacitse umurizo. Kuri bamwe uwo munsi w'ikiruhuko, ku bandi uwo munsi w'akazi, metero imwe kuri ebyiri tayari batangire, uwo munsi umwana w'umufundi ntazaburara, Kristo umubaji nawe imbabura y'izaka, ndetse no kwa kazungu byeri zizanywebwa, indyo yishebereye nazo zizaribwa. Bamwe agahinda kazaruta izo nzoga, bafata byanga ikiniga kiruta icyaka. Abandi uwo munsi uzabaho amahirwe, n'izo byeri bazazinywa bishimye, kirogoye umuturanyi witwa n'ikigungu nyuma wakamije azaba agiye, yewe bazaza kureba koko niba nanatashye. Ubwo kazi bazamurwe mu ntera, yewe n'abagurije nayo ahita ahera, abona ko wadeshe nabo natije nta nyandiko nabo ubwo bazahita bazungura, ibyari byanjye bibe by'abandi ukunguku. Nyuma y'iminsi bamwe bazabyibagirwa, yewe na cya kiniga kizasimburwa n'agatwenge, uhoza ari ubuhinduka w'amateka, uwo munsi umuzima azaba azimye. Ubwo nanjye ubanza nzisanga mu nyanja itagira umusare, ndeba ibyo nsize nkumva nabisanga, nkasubira ku banjye nkabwira ko mbakunda bwa nyuma, gusa nzaba nibutse ibitereko nasheshe, amazi azaba yarenze inkombe. Ubwo umwami w'abasumba azatangira kumbaza ibyo nakoze mu gihugu cy'abagihumeka, ibyo nakoze byiza bizatangira kugereranywa n'ibibi nakoze, aho bizaremerera bigana niho nanjye nzagana. Ubwo amazi azatemba njyana aho ngaho, ubundi umwami nakeje aza ngabira ibinkwiye.